Fly Rwanda. Incredible news, politics, sports. We on top. Fly TV Rwanda. Yes. Uwacanye umuriro wese arawota. Ndetse kandi nanone tegereza yabyaye heba. Ikindi uwateje akaduruvayo ingaruka zako arazirengera. Yes, uwo yitwa Mr. Canisius, umwe mu bayobozi ba M23 ba hafi cyane, magambo yatangaje akomeye cyane nyuma yuko M23 ikomeje kwigarurira uduce dutandukanye, ikomeje kwigarurira ibirindiro byinshi bitandukanye bya FARDC, abacanshuro, wazalendo ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Igisirikare cya Congo, imvugo zikomeye cyane bavuga bati M23 Kirageretswe nibagende gake, M23 turimo turayishakira uburyo bwinshi cyane bwuko twayataka, uburyo twahindura n'ubundi twabacecekesheje kenshi. Kuri iyi nshuro nabwo turi buze kubacecekesha. Monesco nayo iri mu nzira zayo zo gutaha izinga ibyayo igasubira ku nkomoko. Amakuru ariho ni menshi cyane kandi aryoshye. Ikindi ati tegereza wirebere yamayinka. Iyo ni mvugo tena y'uwitwa Canisius. Ibintu ntabwo byoroshye. Nge nitwa Eric Manishimwe. Unyite kibaruma ukubishaka. Iyi ni Fly TV Rwanda. Amakuru aryoshye, ashyushye, agezweho. Nahangaho yasanga niyo soko y'ibifite proof, niyo soko y'amakuru ya nyayo kandi yizewe. Uyu munsi update tujye kubagezaho nizihe ku itariki ya 28 byari byaka, ku itariki ishira ya 29 ndetse n'iya 29 ibintu ni miriro, ni moto, ni fire. Ntabwo byoroshye. Wow, reka rero tubanze tuvuge kuri background kagace twise tumenye. Kagace tuba tugomba kuganira kuri byinshi bitandukanye, kagace tuba tugomba kuvuga ku mateka ya bamwe mbere yuko dusimbukira kuri updates zigezweho. Gusa nanone tugomba kubanza tukabanosheraho n'iki kiriwe kivugwa, n'iki kiriwe mu matwi ya benshi. Iyi ni Fly TV Rwanda. Romise. This is the Fly TV Rwanda, the source of pure information. Amakuru adafite umwanda kandi aba ayizewe. Let's go. Yes. Sadec, amateka yayo matoya. Background ya Sadec ni yihe? Reka tuyivugeho. Sadec mu magambo arambuye bayita South African Development Community, South African Development Community. Iyo niyo bita Sadec. Iyi ngiyi mwirirwa mubona ibinyamakuru byinshi bitangaza. Iyi ngiyi mu byukuri mwirirwa mubona igaruka kenshi cyane ku ntambara. Iyi ngiyi nanone ikomeje kugenda ivugwaho ko ishobora kubirimo kuzonga M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nubwo M23 nayo ubwayo itiyoroheje mu buryo mw'abantu mwe. Ikintu kiriho nuko Sadec y'ubwayo irimo yazanye ibitwaro bikomeye, yazanye ibintu bitandukanye. Na nyuma yuko nta gahe kanini gashize bitangajwe yuko za South Africa, za Malawi, za Tanzania, turavuga Repubulika ya Tanzania, bikomeje kugenda bishinjwa ko nukuvuga ngo kuba byaraje muri iki gihugu cya Congo byaje ku nyungu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, byaje ku nyungu za politike ndetse n'ibindi byinshi cyane.
uyu munsi rero reka twebwe twivugire ku kintu kimwe, reka twibande kuri Sadec, niturangiza dukomeze na update tugenda tuzijugunyamo tuzijombamo. Wowe ukurikirana Fly TV Rwanda ndamakinga sure neza ko nta handi hantu uzigira kujya kugira ngo hashake amakuru meza mazima yizewe, ntaho ufite ho kujya usibye kuri Fly TV Rwanda. Sharing ibikorwa byacu utugereho. Yitwa South African Development Community, ari nayo abenshi mwita Sadec. Iyi yashinzwe ahagana mu mwaka w'1980. ubwo nukuvuga ngo nayo imaze imyaka 25 yose ishinzwe. Mu byukuri iyi kandi yashinzwe mu rwego rwo gukorera hamwe ibihugu byahuriye hamwe mu rwego rwo kuba byakwimakaza iterambere ryabwo binyuze mu bukerarugendo, binyuze mu byo twakwita amazi, bungabunga amazi, ubucukuzi bwa peteroli muri bihugu, akazi, guhana akazi, imikoranire ya hafi muri ibi bihugu. Murabyumva ubwo tuvuze South African Development Community, ni nkaho mu byukuri intego zabo ziba zijya guhura neza niza East African Community. Ni nkuko uko umuntu aza akakubwira umuryango umwe ari ntako n'ubundi aba aje kukubwira undi. Dukomeje rero muri ubu buryo baje kubungabunga amahoro, cyangwa se baje kuba nabo bashyiraho umusada wabo mu kubungabunga umutekano muri iki gihugu cya Congo. Reka twongere tubabwire ko Sadec igizwe n'ibihugu 16. Nibwo byatangiye mu mwaka w'1980, kugeza ubu bimaze imyaka 25. Ibyo bihugu 16 nabyo kugira ngo dushyireho icyo twakwita clean, kugira ngo dushyireho turinde abantu muba mudafite amakuru atandukanye kuri ibi bintu. Ibyo bihugu 16 reka tubivuge kugira ngo munamenye ibyari byo, munamenye ibiri muri iki gihugu cya Congo ni ibihe, ese bihari. Nibibazo byinshi uri buze kwibaza muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Updates zigezweho, tubakubita background ku ntambara, tubakwita background ku mateka ya bimwe na bimwe mu bigize intambara y'uyu munsi iri guhuza igihugu cya Congo na M23. Ibyo bihugu harimo Angola, DRC, nyine Congo muri rusange, Botswana, ibirwa bya Comore, Malawi, Madagascar, Mauritius, Namibia, Seychelles, Tanzania, South Africa, Tanzania ubwo murabyumva, Zimbabwe, Zambia. Ibyo bihugu murabyumvise. Tuba twirukanka, tuba ducunguza uburyo umwete kugira ngo igihe kitaza kudusiga mutarumva iby'ingenzi mu matwi yanyu. Yes, twihuse kubera iki tujye kwibaza ibibazo bitandukanye, tubishakira ibisubizo. Twibaza ese Sadec kugeza uyu munsi M23 ikomeye yamaze kwigarurira udusozi dutandukanye, turimo za Kibumba, Nyiragongo, axe ya Nyiragongo yarafashwe, Nyanzare, Gatsiro, Minova, Kibumba. Itwo n'uduce twose tumaze kuba twakufatwa na M23 twose. Ese Sadec ifite bufasha kiri guhereza Congo? Ese Sadec kuba yaraje kubungabunga amahoro muri Congo bakaza ari ibihugu bitatu? Ibyo bihugu ndabikubwira ni ibihugu nka Malawi, igihugu nka Tanzania, igihugu nka South Africa. Kubera iki haje ibihugu bitatu instead yuko haza ibi bihugu ko ari 16? Ubwo hasigaye ibihugu birumvikana bitari hejuru ya 13. Yego 13, hajemo bitatu bikuzura 16. Kubera iki? Ese ni iyihe mpamvu yatumye ibihugu bindi bisigaye nabyo biyibumbiye hamwe muri uyu muryango wa Sadec, muri uyu muryango wa South African Development Community? Kubera iki byo bitigeze biza kuba byafasha, kuba byasonga mbere mu kuba byafasha Congo muri iki kibazo irimo?
mu bushakashatsi Fly TV Rwanda twakoze byinshi bitandukanye twagiye tuganiraho, harimo kuba urugamba ubwarwo Congo y'ubwayo ngo harimo kuba hatarimo instability, kuba igihugu cy'ubwacyo kitari hamwe mu bijyanye n'intambara, kuba igihugu cy'ubwacyo ubwumvikane mu baturage bacyo buracyari hasi, mu bayobozi babo baracyari hasi. Muri iki gihugu cya Congo ikintu mba ngira ngo abanyarwanda dukurikirane tuzi neza nuko mu gihugu cya Congo harimo amoko menshi y'abaturage, bamwe usanga bumvikana abandi batumvikana. Ubuyobozi bwa Congo kugeza ubu ngubu buba bufite igice cyane bimwe bita kwigendaho, nyamwigendaho, kugendera ku moko cyane, ari nabyo bintu bikomeje kuba byasinya abakongomani ku rwego rwo hejuru, ku kigero kiri hejuru cyane. Nicyo kintu gikomeje guteza impagarara mu byo M23 y'ubwayo irwanira. Tusangamo no kuba icyo kintu cy'ubwumvikane buke mu baturage, icyo kintu cyo kuba badafite ubuturo, icyo kintu cyo kurwanira uburenganzira bwabo nk'abatura gihugu ba Congo. Ibyo byose bikomeje kugenda bihurizwa hamwe ndetse bikaba ikibazo. Icyo nacyo kikaba kimwe kandi mu bintu byatumye uyu umuryango cyangwa se ibi bihugu bindi birimo za Angola, za Botswana n'ibindi bihugu nyiri 13 bindi bitigeze biza. Ikindi harimo ikintu twakwita akarengane ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyo bigezehe ibyacyo, duhita twinjira mu makuru tubakwita background, ibintu byose tubihuza. Twebwe ntabwo tuza tuje kuvuga update zonyine, tuza tuje kuvuga ku mateka, tukavuga background, tukavuga ibiranga urugamba, byose tukabihuriza hamwe kugira ngo nawe ugiye kumva ibintu bwa mbere udatakara, kugira ngo nawe umenye ese ni igihe mva n'imvano ya buri kimwe. Kuba u Rwanda narwo ruri mu bihugu bituma mu gihugu muri fact ituma ibi bihugu 13 bindi bya Sadec bitaza, nuko u Rwanda bwo rwarwo rushinjwa cyane kuba ari rwo ruri inyuma ya M23. Gusa u Rwanda rukiva inyuma cyane, ruvuga ruti twebwe nta mpamvu, nta n'ikintu na kimwe cyagakwiye kuba kiza gituma Congo ivuga ko turi bamwe muri M23, dore ko East African Community y'ubwayihamya ko u Rwanda rutarimo muri M23, nta n'ubufasha. Ibihugu bitandukanye bikuru bihamya neza ko u Rwanda rutari muri ibi bintu habe na gatoya cyane. Byo ngibyo rero bigatuma umutekano muke Congo ikomeza kugenda ishora ku Rwanda. Imvugo zitandukanye, Tshisekedi avuga ko azatera u Rwanda kimara gutorwa, ibintu bitandukanye, imyigaragambyo ndetse n'ubwicanyi bukorerwa abanyarwanda batuye ku butaka bwa Congo, gusenyerwa n'ibindi byinshi, bigatuma ibi bihugu bibyanariza bikavuga biti ese igihugu nk'iki ngiki turakijyamo dushaka iki? Ese igihugu nk'iki ngiki turakijyamo mu uruhe rwego? Ibyo ngibyo bigatuma ibihugu 16 by'ubwabyo bitaza. Nawe ari wowe ku giti cyawe ibi bintu wabitekereza ndetse ukanabifataho umwanzuro. Byifashe bite kandi nanone kuba Congo igikorana n'imitwe myinshi yitwaje intwaro? Tujye tugendana dutange fact. Ikiganiro cyacu cyumve kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Nugira negativity uzitange muri comment, turazakira. Nugira igitekerezo ukiduhereze, inkuru yihutirwa yiduhereze, icyo twakosora nacyo tuba dufite byinshi byo gukosora. So rero mu gihe wadukurikiranye, mu gihe ufite byinshi byo kuba watubwira, rwose ntabwo hejwe.
kuba Kongo nyine igifite imitwe ikorana nayo myinshi itandukanye yitwaje intwaro, harimo nka FDLR, harimo nka Wazalendo. Murabizi Wazalendo n'abarwanyi bagiye bava mu mitwe yitwaje intwaro baza kurwana biyita ko bari kurwanira igihugu cya Kongo. Gusa nanone ibingibi bihabanye n'ukuri cyane, ibingibi bihabanye no kuba bifite aho bihuriye n'ukuri koko mu by'ukuri kugeza kuri uyu munsi. Ibyo ngibyo bikaba ari zimwe muri fact zigaragara zumvikana muri East Africa, zumvikana muri iyi Sadec, South African Development Community, n'ibindi bihugu byinshi bikomeza kujyana bivuga biti ese Kongo yagafashijwe, ariko yo ubwayo ntabwo ifite target, ntabwo ifite strategy z'urugamba, ntabwo ifite yo ubwayo amahoro mu miyoborere yayo. Ese turahera he tujya kuvuga ngo tugiye kurwana na Sadec yo ubwayo? Abangaba bihugu byamaze kugeramo ubwabyo birwana bitari stable, bivuga biti ese niturwana abasirikare bacu bagakomeza kugenda barwa ku rugamba, tuzasubira mu bihugu byacu tuvuga tuti byagenze gutya na gutya, twaratsinzwe. Ibi ngibi bigakomeza bigenda bitera ikibazo, dore ko abarwanyi ba M23 bo ubwabo bari stable cyane, kuko insinzi zo bari nazo umunsi ku wundi baratsinda, umunsi ku wundi bivuga n'abanzi. Ku ntambara ntabwo habura inkomere, ari nabyo tubigiye guhita bitujyana muri update zo ku itariki ya 28 bihita bitwinjizamo neza cyane. Twanagiye muri Kongo, harimo imvugo nyinshi zitandukanye zamamaza ruswa, imiyoborere mibi. Ibi ngibi byose bikomeza kugenda bitera icyuho, bisiga icyuho kuri Kongo na M23, dore ko indwanyi za M23 ubwazo zifite ahantu zamaze gukambika. Indwanyi za M23 zifite strategy z'urugamba. FARDC yakamejeje, yazanye intwaro nyinshi zitandukanye, ariko tukibaza ese intwaro na strategy z'urugamba abaturage bo ubwabo kumvikana ni ikibazo. Ibi ngibi se biratanga iki? Birahita bitujyana muri update zigezweho. Update zigezweho zivuga ko imvugo zitandukanye, ibibazo byagiye bikomeza kugenda bibazwa. Umuyobozi wari wagiye ku murongo w'abamama Scovia, wari yagiye ku murongo wa M24 TV n'izindi televiziyo nyinshi, yari yagiye ku binyamakuru byo mu Rwanda arimo arabiganiriza, ibiganiro byinshi bitandukanye, bamubaza ibibazo asubiza. Ku muntu utagize amahirwe yo kubyumva cyangwa se ingingo ziremereye zavuzwe n'uyu mugabo bita Canisius, kunda kugaruka cyane ku binyamakuru, atanga inkuru nyinshi cyane zitandukanye, avuga ahuriza hamwe ibintu byinshi, aho bambaje kumubaza bati ese M23 hari gahunda yo kuba mufite yo kuba mwajya Kinshasa? Uyu mugabo Canisius yahise asubiza cyane yihuse avuga ati mutegereze muzirebera, ati yamaye nka data. Iyi ni imvugo uyu mugabo Canisius yakoresheje, barimo yaravuga akoresheje ururimi rw'ikinyarwanda. Ikindi kibazo yaje kubazwa, baramubajije batese none hanyuma ko uburyo bw'amahoro, uburyo bw'imyumvikane, kuba bakwicara ku meza bakumvikana mu buryo bwa diplomasi ko byanze, ese niki M23 igiye kuba yakurikizaho? M23 yaravuze ati, uyu Canisius yahise avuga ati ibyo mubona ati ni nk'akadomo mu nyanja, ati twebwe turahari, ati dufite imbaraga kandi turiteguye icyaba cyose, turahari kandi cyane. Ati mu mvugo ikomeye cyane yahise avuga ati abo baturage ati uwacanye umuriro wese arawota, ati kandi uwarwikururiye ararusoma. Izindi mvugo ziremereye cyane uyu mugabo yakomeje kugenda avuga, yaravuze ati
iyakaremye kandi ni nayo ikamena. Ati turi abaturage ba Congo, ati tugomba guhabwa uburenganzira nk'abaturage ba Congo. Ati ni leta mu gihe idashaka kwicara, ati bamenye ko imitorere ko amatora yabaye muri Congo yarari mu kwibwa kw'amajwi. Ati abaturage bakeneye kumenya icyo kintu, bakeneye kumenya ko bakeneye kubana mu mutekano kurusha amacakubiri akunda kuremwa ndetse no gushyirwaho n'ubuyobozi bwa Congo. Ubwo turavuga Felix Antoine Tshisekedi aravuga ati rero ubwo mu gihe uburyo bw'amahoro budashaka gukoreshwa, turi tayari kuba twafata Congo cyangwa se twateza umutekano mukeya kuri ubu buyobozi kugeza igihe tubuhiritse. Ati iyo niyo gahunda yacu, muyimenye niko kuri kwa M23, umuryango wacu udashyira intwaro hasi. Iyi ngiyi ni Fly TV Rwanda. Ku munsi w'ejo hakomeje kuvugwa ko intambara zitandukanye, imisozi ya za Kibumba iratekanye kugeza ubu ngubu. Ibyo kintu mukimenye, imisozi ya inzira ya Minova, za Nyanzare, za Gatsiro, aho hose hari amahoro pe, aho ngaho nta kibazo gihari. Ikintu ahubwo dutegereje kumenya ni update zigezweho. Sake Minova, aho ngaho abacanshoroho bahamaze, bahamereye nabi, ibintu byahinduye isura. Jean-Jacques Mamba, uwo ni umusirikare cyangwa se umujenerali utuye mu Bubiligi, akaba nawe yaramaze ku buryo bweruye kwiyunga kuri M23, yaravuze ati rwose ikuri guhari nuko mu by'ukuri ubuyobozi bwa Congo bwakwicara bugakosora ikibazo aho kugira ngo bukomeze kwegeka ibibazo byabwo ku Rwanda. Iyi ni Fly TV Rwanda, update zigezweho, ntabwo tubatenguha, kandi byinshi matwi yawe atigeze yumva, makuru afite inkomoko, afite imvano nzima, uyakura kuri Fly TV Rwanda. Don't forget to subscribe. Nukuri mudufashe mumenyekanisha ibikorwa byacu, mudufashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, turi kumwe namwe. Amakuru agezweho tuzajya tuyabagezaho, kandi it's our passion. This is Fly TV Rwanda. Me am Kibaruma.